Umwaka urashira undi ugatangira, ariko ubumenyi bwo buziyongera. Niba uri umunyeshuri, uyu mwaka wari ufite ibizamini byinshi, hari ibyo watsinze, ariko hari n'ibyakugoye. Ikintu kimwe cyabaye kidasanzwe ni iki: wiyongereyeho ubumenyi. Niba ukunda gukurikirana uruhererekane rw'amasomo yo kuri Bafashe Bamenye Gusoma, kora subscribe mbere y'uko dukomeza. Twakomeza tuvuga tuti: jya uha agaciro ibyo wize mu mwaka ushize. Mu mezi 12 ashize wize ibintu byinshi. Guhera mu kwa 10 bwo twize ibihekane 14 turi kumwe. Ubu dushobora gusoma amagambo twahoraga duhangayikiye. Twakurikiye amasomo yongera imbaraga, kandi ubu wifitiye icyizere. Kubera iyo mpamvu, reka nkwibutse ikintu kimwe: nta na rimwe wigeze ucika intege. Hari nk'umwana washoboraga kuvuga ati nanje biranyobeye, ariko yakomeje guhozaho, none barabisoma neza cyane ati nanjye ndabishoboye. Niba urimo kunkurikira neza, kanda subscribe kuko hari amasomo meza kandi menshi ari hafi kuza. Mu mwaka utaha ubumenyi buzarushaho kwiyongera. Umwaka utaha tuziga ibihekane bisigaye byose. Nanone tuziga uburyo bwo gusoma interuro mu masomo y'igihe gito, uburyo bwo gutinyuka gusoma mu ruhame ndetse no mu bantu benshi. Nanone tuzareba uburyo bwo kwandika neza no kongera umuvuduko wo gusoma. Niba watekerezaga ko imyaka ishize yagiye ikugora, umwaka utaha uzakorohera niba ufite amatsiko yo kumenya byinshi. Wowe gusa kora subscribe, dukomeze. None se hari icyizere ko uzamenya gusoma neza? Yego, kubera ko wize byinshi, wamenye byinshi, wari ufite ishyaka ryo kwiga, ufite n'umutoza, ni ukuvuga umwigisha uhora kuri hafi. Ikindi gikomeye kurusha byose ni iki: ntabwo wifuza kureka kwiga. Zirikana ko ubumenyi ntibwiyongera mu munsi umwe, bwiyongera bishingiye ku ntambwe ya buri munsi, kandi buri ntambwe yose utera uba wiyubaka. Niba wumva ayo magambo cyangwa iri somo riguteye kugira icyo ukora, kanda subscribe kuko umwaka utaha bizarushaho kuba byiza. Uyu mwaka warakoze rwose, warakoze gukora ibyo ushoboye byose, ariko umwaka utaha uzaba uwo gutangaza ibyo ushoboye. Ubumenyi bwawe ntibuzongera kwihisha, buzagaragara, buzakura, buzera imbuto. Kanda subscribe ubundi twinjire mu wundi mwaka dufite icyerekezo kimwe: gukura mu bwenge, mu gusoma no mu mibereho. Ubumenyi bwawe bugiye kwiyongera. The year is ending, another year begins, but knowledge will keep growing. If you are a student, this year you had many exams. Some you passed easily, others were challenging. But one extraordinary thing happened: you gained more knowledge. If you have been following this reading improvement lesson series, please subscribe before continue. Value what you learned last year. In the past 12 months, you learned so many things. Since October, we studied 14 letter combinations. Now we can read words that used to make us worried. We followed lessons that boosted our strength, and now you are more confident. For that reason, let me remind you of something: you never gave up. There is a child who used to say, "This is too hard for me," but they kept trying. Now they read it fearlessly and confidently say, "I can do it too." If you are following me closely, hit subscribe because many more great lessons are coming soon. Next year, your knowledge will grow even more. Next year, we will learn order mining letter combinations, how to read short sentences and passages, how to gain the confidence to read in public, and how to write better and increase your reading speed. Let me promise you this: if you thought the past years were difficult, next year will be easier if you stay curious and eager to learn. Just hit subscribe and you're set. Is there any hope you will read well?
Yes, of course, because you have run the road, you discovered new things, you had a desire to run, and you have a coach, teacher who is always guiding you. But the most important thing is this: you don't want to stop running. You don't want to stop learning. Knowledge doesn't grow in one day. It increases step by step. And with every step you take, you are building yourself up. If this was inspire you to take action, hit subscribe because next year will be even better. This year you did your best, but next year will be the year you'll reveal what you are truly capable of. Your knowledge will no longer be hidden. It will show, it will grow, it will bear fruit. Subscribe and read into new year with one shared goal: to grow in the wisdom in reading and writing. Thanks for watching.